ubwo nari ndimo nsoma ku munsi w'ejo nibwo nasomye ino nteruro, ndavuga nti iyi nteruro ngomba kuyibasangiza namwe mukaba mwayimenya. Nukuvuga ngo baravuga ngo kuba waba wa mbere mu bandi cyangwa se ukaba intashyikirwa umuntu urenze mu bandi ntabwo bisobanuye yuko uri uwa mbere, ahubwo kuba waba uzi ko muri wowe wakoresheje imbaraga zawe zose, wakoze iyo bwabaga nta kintu na kimwe wari ushoboye gukora utakoze, uko nguko niko kuba uwa mbere bya nyabyo. Ni ukuvuga ngo wenda tubigereranye nka kumwe abana baba bari kwiga mu ishuri, ni kuvuga ati batanze ikizamini ngo uyu wa mbere, bakavuga ngo uno mwana arusha abandi ubwenge. Oya, nuko ngo urya mwana kuba yaba ari uwa mbere wenda afite amanota 70 azi yuko atize neza, yagiye anasiba, wenda kuba yitwa ko yarushije abandi ngo yumve ngo ni uwa mbere, nta kari cyo bisobanuye. Ahubwo kuburiya mwana yaba azi yuko yakoresheje imbaraga ze zose, nta mbaraga nkeya cyangwa se nta gihe cye yangije, kuba yarakoze iyo bwabaga mu mutima we abizi neza, uko nguko ni kuba uwa mbere. Bihita bijyana no kuba waba uri kubona abantu bakurenze cyangwa se utari kuba uwa mbere, hari abantu bakurusha ibintu, wenda se muri nko mu muziki cyangwa se muri business, ariko ukabona hari abantu bari kugucaho mu buryo bw'ibyo bintu muri gukora, ukabona wakwifata nka wenda uri hasi yabo nyine utarenze, ariko ukaba uzi yuko ukoresha imbaraga zawe zose nta gihe cyawe wangiza, uburya uburi uwa mbere. Ni ukuvuga ngo bihita bijyana nuko umuntu wenyine ufite wo guhangana nawe kuri ino si, cyangwa se umuntu mukwiriye gukompetinga, mukwiriye guhangana cyangwa se kuba mwakompeta, ni wowe ubwawe. Cyane ko muri ubu buzima wowe ubwawe niwe nawe ushobora kwibera umwanzi mubi wa mbere, ukibera umwanzi w'ubuzima bwawe, kuko abandi banzi bo nta kibazo, ariko wowe ubwawe ushobora kwibera umwanzi. Uzababona abantu bamwe na bamwe ugasanga arimo kwiyahuza amayoga n'amatabi n'ibindi bintu bibi, arimo kwiyica ubwe. Twebwe ubwacu dushobora kwibera abanzi, kandi uwo mwanzi niwe wa mbere ukomeye, niwe mubi wa mbere kuri ino si. Twagakwiriye guhangana nawe kuruta uko twahangana n'abandi banzi cyangwa se n'abandi bantu bashaka kukugirira nabi. Oya, hangana nawe ubwawe, uhangane n'ubunebwe, uhangane n'ubujiji, ufate ibitabo usome, wige, wihugure, uhangane n'indwara, uvuga uti ngiriye gukora siporo, ngiriye gufata neza ubuzima bwanjye neza, kuko nutabikora uzaba urimo kwibera umwanzi. Iyo nteruro niyo nasomye ku munsi w'ejo, ndavuga ngo ntabwo nayihererana. Kuba waba uwa mbere mu bandi ntabwo bisobanuye yuko ubwo ngubwo urenze cyangwa se uri intashyikirwa. Oya, ahubwo kuba wowe waba uzi ko wakoresheje igihe cyawe neza, cyangwa se ibintu byose wabikoze ntacyo wishinja, baravuga ngo wakoze iyo bwabaga. Noneho cyangwa se no kuba abantu baba bakurenze, uri kubona uri kuza uri uwa nyuma, cyangwa se uri kuza hari abantu bakurenze, ntibisobanuye yuko udashoboye, mu gihe waba uzi yuko imbaraga zawe wazikoresheje neza, cyangwa se wakoresheje igihe cyawe neza, nta bintu na mike utakoze neza. Wibuke gukora subscribe aho hasi, ukande no kuri like cyangwa dislike bitewe nuko ino video wayikunze cyangwa utayikunze, kugira ngo tujye turushaho kubana buri munsi. Ciao ciao.